ukira mu ngunguru y'amavuta atangamo Yohana. Ab'isi baracanira, hari igihe bajya bacanira, hari igihe bajya bacanira disi bagacanira, hari igihe ab'isi bajya bacanira bagacanira bakakwita amazina atari ayawe, bagacanira kubera ikigeragezo wibereyemo, bakakubwira ko ntacyo uzimarira. Ariko dushimira Yesu, iyo bacaniriye adutangamo. Imana ishimwe, Yesu adutangamo. Ngo baracanira, kumbi ibyari kwica Yohana Yesu yabimaze ubukana, abana nawe mu ngunguru y'amavuta. Ngo ab'isi baracanira, ngo bajye gupfundura bumvishe barushye, ngo bajye gupfundura ngo barebe ko Yohana. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabe muri mwe kuri icano Philadelphia. Twishimiye kongera kubana namwe tuganira ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge Imana. Imana turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye uko bw'umurimo wawe watangije muri twe. Tugushimiye iyi cano washyizeho kugira ngo abazayikurikira bose bazanyurwe nayo, kandi amagambo yawe aca kuri iyi cano ajye agira aho bakora n'aho bashyira, ajye abubaka umutima ndetse asenye imbaraga za Satani mu buryo bwose. Ngwino bane na buri wese uzokurikira iyi cano kandi ahabwe umugisha n'Imana. Nanjye uri imbere yawe ugiye kuvuga ijambo ryawe ntaba ari njyewe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Nitwagireyezu Jean Pierre niyo mazina yanjye. Ndi umukozi w'Imana, ndi umugabo, mfite umudamu n'abana babiri. Reka dusome ijambo ry'Imana rigaragara hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya mbere umurongo waho wa 21. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya mbere umurongo wa 21. Haravuze ngo abantu bategereza Zakariya batangazwa nuko atinze mu rusengero, maze asohotse ntiyabasha kuvugana nabo. Bamenya yuko hari icyo yerekewe mu rusengero, akajya bacira amarenga, akomeza kubikiragi. Iminsi y'imirimo ye ishize asubira iwe. Bukeye umugore we Elizabeti asama inda, abisha amezi 5. Aravuga ati, uku ni ko Umwami Imana yankoreye mu minsi yandeberagamo ikanteturura mu bantu. Imana yacu nishimwe. Reka twongereho irindi riboneka mu butumwa bwiza nabyo uko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere umurongo wa 1. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere umurongo wa 1. Aravuze ngo mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Nshaka ko tuganira ijambo Imana ikize ku mutima wanjye, ifite teme cyangwa se insanganyamatsiko ivuga ngo imirongo yose yahagaze haba hasigaye gusenga. Indi mirongo yose yahagaze haba hasigaye gusenga. Mu yandi magambo, ubona nta cyerekezo, ubona imisozi imbere yawe, ubona nta nzira yo gucamo, ubona ibintu byose byibanye, burya haba hasigaye gusenga. Ubona mu muryango byanze, ubona mu nshuti byanze, ubona mu kazi byanze, kwa muganga byanze, nta cyerekezo, haba hasigaye gusenga. Mbibutse ko gusenga ni ubutabazi butabara umuntu wese upfukamye asenga Imana kandi ayizeye. Imana ishimwe. Gusenga ni ikinyabiziga ndakumirwa, kuko Imana yumvira mu gusenga. Imana ikorera mu gusenga, irebera mu gusenga, itabarira umuntu mu gusenga. Rero ibintu byose byaguhagararanye, ubona nta cyerekezo,
haba hasigaye gusenga. Indi minara yose yavaho, ariko umunara witwa gusenga uracyahagaze. Imana yacu ishimwe. Hanyuma dusomye iri jambo rivuga ku mugabo witwa Zakariya, aho Bibiliya imuvugaho ibintu bitatu. Icyambere ivuga ko we n'umugore we Elizabeth bagenderaga mu mategeko ndetse n'imihango by'umwami. Icya kabiri Bibiliya bavuga ngo bari inyangamugayo. Aho Bibiliya ijya kwita umuntu ko ari inyangamugayo, uyu muryango bari inyangamugayo. Buriya wakwambara agatenge kamwe, ariko Imana yajya kugusura ikagusangamo ubunyangamugayo. Warya rimwe ku munsi, Imana yajya kugusura mu mutima wawe ikajya igusangamo ubunyangamugayo. Inshuti zagenda, abantu bakigirayo, ariko ubwiza bw'Imana bwagusura, Imana ikagusangamo ubunyangamugayo. Imana ishimwe. Hanyuma icya gatatu, yazaga mu batambyi, hari abatambyi bato hakaza n'abatambyi bakuru. We yazaga mu batambyi bakuru. Aba batambyi bato bari bashinzwe gufata ibitambo bakabishyira abatambyi bakuru, uko nabo babaga batizewe. Mbere yuko bajya gutambira abandi ibitambo, babanza kwitambira igitambo cyo kwezwa. Biravuga ngo bafinda ubufindo bufata Zakariya ngo agenda agiye gutamba. Uru rusengero bajyaga gutambamo, umutambyi yajyaga gutamba rimwe mu mwaka. Bibiliya ngo uru rusengero rwarimo ibyiciro bitatu. Hari aho bitaga mu rugo cyangwa mu ruvange, hari naho bitaga ahera, hari naho bitaga ahera hahera cyangwa se ahera cyane. Ntago ngiye kuvuga kurondora ibyarangaga ahantu, ariko reka mvuge mu biki. Ahantu hitwa ahera hahera harangwaga n'ibintu bitatu. Hari ameza manini yari ariho isanduku y'isezerano, hari intebe y'ubuntu aho Imana yicaraga. Iyi sanduku y'isezerano yari irimo ibintu bitatu. Hari harimo inkoni ya Aroni yarabirije mu butayu. Byarasobanuraga ngo ni Imana itoranya itarebye ku marangamutima nk'abantu. Imana ishimwe. Dawidi agiye kwandika yanditse amagambo akomeye, aravuga ngo rata Mana, hahirwa umuntu utoranya. Iyo umaze kumutoranya uramwiyegereza, iyo umaze kumwiyegereza umushyira mu bikari byawe, akajya atungwa n'ibyiza byo mu bikari. Imana ishimwe. Impamvu tutasebye ni uko Imana yaturindiye mu bikari. Impamvu utapfuye kirya gihe ni uko Imana yakurindiye mu bikari. Impamvu wagiye kwa muganga ukazana umwana muzima, abandi bakazana abana bapfuye, ni uko Imana yakurindiye mu bikari, yujuje umugambi wayo. Impamvu ibyorezo byinshi abandi tugasigara, ni uko Imana yaturindiye mu bikari. Impamvu iteno ry'abakobanyi ryateranye ariko ntirigire icyo rigutwara, umugambi w'Imana ugasohora ku buzima bwawe, Imana yakurindiye mu bikari. Impamvu wagiye kwiseta ukayivaho, ni uko Imana yakurindiye mu bikari byayo. Kuko uri mu bikari ntateka azacirwaho. Imana yacu nishimwe. Icya kabiri cye muri isanduku hari harimo amategeko yayoboye Abisiraheli. Byarasobanuraga ngo Abisiraheli bigometse ku Mana, Imana ishyiraho amategeko. Icya gatatu hari harimo urwabya rwa Mana. Byarasobanuraga ngo ni Imana itunga abantu ikabatungira no mu butayu. Ariko Imana ishimwe, ukaba udakora ariko ukarya. Icyakora mujye mukora mu izina rya Yesu. Ukaba udakora ugasa neza, ukaba udakora ukishyura inzu, ukaba udakora ntagire ugucisha mu ijisho. Ni Imana itunga abantu ikabatungira no mu butayu. Hanyuma Zakariya ngo yinjira ahangaha ahera hahera, ngo asa n'ahafashe atambira rubanda, ngo ariko ashyiraho agakegeshwa kiwe, ngo yibutse Imana ko hari ibyo nawe akeneye. Asa n'afashe Imana ku bibero, afata ku isanduku y'isezerano no ku ntebe y'ubuntu, ngo azamura isengesho arasenga, abwira Imana ngo Mana, mu bantu byaranze, hari igihe mu bantu byanga, arango mu bakomeye byaranze, hari igihe mu bakomeye byanga, arango mu nshuti byaranze, hari igihe mu nshuti byanga zikaguta, arango mu miryango byaranze, hari igihe mu miryango byanga, imiryango ikakwereka ko nta n'ikintu uyimariye, nta n'ubwo ikuzi. Hari igihe byanga, arango ariko imbere yawe birashoboka. Imana ishimwe ko imbere y'Imana bishoboka. Imana ishoboka, imbere y'Imana ibintu byose bishoboka.
Imana ishimwe ko imbere y'Imana abana baraboneka. Imana ishimwe ko imbere y'Imana Imana ikuremera umuryango. Imana ishimwe ko imbere y'Imana Imana igabura imfubyi n'abapfakazi. Imana ishimwe ko imbere y'Imana nta gisebo gihaba. Imana ikurinda guseba. Imana ishimwe imbere yayo iyo usenga ukayizera ikurwanirira intambara kandi izo manza zirarangira. Imana ishimwe ibyo abadogiteri badashobora imbere y'Imana birashoboka. Imana ishimwe. Imana ishimwe randevu za dogiteri zita agaciro kuko imbere y'Imana birashoboka. Ngo abwira Imana ngo Mana, mu bantu byaranze, kwa muganga byaranze, mu nshuti byaranze, mu miryango byaranze, ariko imbere yawe birashoboka. Ngo gusenga kurazamuka kugera ku Mana. Ngo Imana ku kanya ihita iteranya inama iri mu bwami bwayo. Buri Imana igira abamarayika babiri b'inkwakuzi. Igira marayika Gaburiyeli ushinzwe kuzana ibisubizo by'abera, ikagira marayika Mikayire ushinzwe kurwanirira abera, ushinzwe intambara. Ngo ako kanya inama iteranye, ngo Imana ibwire marayika Gaburiyeli ngo guhumbya no guhumbura ugende uhagarare nawe akiri mu isengesho asenga. Ariko Imana ishimwe ko yumva gusenga kwacu. Ngo akiri mu isengesho asenga hitumanuka uhagarane nawe. Nimwakemera ko Uwiteka mu izina rya Yesu azakomeza ibitari bikomeye, ahagaciro bitagiraga agaciro, ahishusho bitagiraga ishusho. Nyamanda bahanuriye mwakira bahanuzi mu izina rya Yesu Kristo. Ngo marayika ahita amanuka, ngo ahagarara iburyo bw'igicaniro cy'imibavu, ngo yitegeza Zakariya uko asenga. Buri uko tugenda dusimburanya amagambo, Imana yumva gusenga kwacu. Ngo aramwitegereza uko asenga, ngo ahita amuhamagara ari ngo yewe Zakariya we, ngende marayika uturutse imbere y'Imana. Ngo ngo mu ijuru turateranye. Nicyo gitumye inama iranzuye, nicyo gitumye mpagaze aha ngaha. Arango nkuzaniye itangazo rivuga ngo gusenga kwawe kwarumviswe. Arango dore umugore wa Elizabeth azasama inda, azayibyaramo umwana w'umuhungu. Arango uzamwite Yohana. Hanyuma kugira ngo ujye guhanura umuntu ushwe n'ikigeragezo biragora. Ntabwo Zakariya yabyumvise. Impamvu atambyumvishe ni iyi: ikigeragezo ntabwo gikangwa yuko wizi, ntabwo gikangwa yuko ufite PhD, ntabwo gikangwa n'inzu utahamo, ntabwo gikangwa n'amashuri utunzi, ntabwo gikangwa n'imodoka ugendamo, ntabwo gikangwa n'isura ufite. Iyo kingiye kidakomanze, gifata diplome kikayibika, kigashyira muri valise kigafunga, ugasigara uyobowe n'ikigeragezo. Kiti uzi ko uzapfa, utuni kuri nzapfa. Uzi ko utazakira, utuni kuri sinzakira. Uzi ko nta butabazo uteze, utuni kuri ntabwo kikakuyobora uko gishaka. Ariko ikigeragezo ntuzagisuzugure, ahubwo uzagipimeho ubwiza bw'Imana, ugipimeho imbaraga z'Imana, kuko gitinya imbaraga z'Imana. Imana ishimwe. Uzagipimeho Imana wamenye, kizatinya imbaraga z'Imana. Ngo Zakariya impamvu yabipinze, yahise asubiza ibitekerezo inyuma, areba umugore we asanga ibimenyetso byo kubyara byararangiye. Areba iwe mu rugo asanga niwe ciro ry'imigani. Areba muri karitsiye asanga niwe gitutsi, abipingira aho ngaho. Marayika aravuga ngo none ubwo bipingiye aho ngaho, mbaye nguhinduye ikiragi kugira ngo utazabyira atabitarasohora. Ngo asohoka ari ikiragi, ngo akajya aca amarenga akomeza kuba ikiragi. Iminsi y'imirimo yishize, niko birivuga, ngo asubiriwe. Bukeye umugore we Elizabeth asama inda, abihisha amezi 5. Impamvu Elizabeth yabishe ni yihe? Nta muntu uvuga igitangaza cy'Imana, ubwacyo kirivuga. Reka mbisubiremo, nta muntu uvuga igitangaza cy'Imana, ubwacyo kirirata. Apana babandi ngo nimuze twakubita ibiganza bishyushye bitazabotsa inshuti z'umusaraba. Ikitangaza cy'Imana kirivuga. Iyo utabyaraga Imana iguha umwana kubwo gusenga. Iyo wakodeshaga Imana iguha inzu kubwo gusenga. Iyo utize Imana igucira inzira ukajya kwiga kubwo gusenga. Iyo utarubyibushye usabye Imana kubyibuha irakubyibushya kubwo gusenga. Mese ibitangaza by'Imana birivuga. Iyo wagendaga n'amaguru ugasaba Imana imodoka, iguha imodoka kubwo gusenga. Niyo mpamvu Elizabeth yanditse aya magambo, byari ishimwe rigendanye n'ibihamya. Yuyumvagamo ibihamya muri we, yari amaze kumva katwite. Aranga ukuni ko umwami Imana yankoreye mu minsi mwandeberagamo,
ngo hari abo yabwiraga ikaba inteturuye mu maso yanyu. Mana yacu ishimwe, ikaba inteturuye mu maso yanyu. Ngo niyo mpamvu Elizabeth yabivuze gutyo. Mbibutse ko yasamye yinda umugabo akiri ikiragi, arinda byara umugabo akiri ikiragi. Igihe cyo kwita umwana kiragera umugabo akiri ikiragi. Ngo rubanda ruraterana, ari ryo rubanda rugaterana ku buzima bwawe. Ngo rubanda ruraterana baza kwita umwana izina. Ngo babwira Elizabeth ngo Elizabeth umwana wawe yitwa nde? Ngo arababwira ngo umwana wanjye yitwa Yohana. Ngo rero ngo nako nta mubyeyi w'umugore wita umwana umugabo wahare. Babwira Zakariya ngo Zakariya we nubwo utavuga ariko urumva, none se umwana wawe yitwa nde? Kumbi marayika w'Uwiteka yamanukiye muri Zakariya. Imana izaca amateka, Imana izaca agasuzugo k'abadayimoni, Imana izaca agasuzugo ka rubanda rukugose. Imana izirukana iterero ry'abahevi n'abanyakare n'abayebuzi bagambiriye kugira ngo barebe kuseba. Imana izaca agasuzugo k'abadayimoni. Ngo marayika w'Uwiteka yari yamanukiye muri iryo teraniro ry'abo bantu. Ngo amanukira muri Zakariya, ngo atangira kumuca intananya ku rurimi. Ibyari bisobanye arabisobanura. Ngo maze Zakariya igihe cyo kuvuga kigeze, ngo arababwira ngo umwana wanjye yitwa Yohana. Ngiryo jambo yavuze ryonyine ryatumye rubanda rugira ikibazo ngo mbese uyu mwana utumye se avuga yari ikiragi azabiki. Imirongo yose yahagaze, haba hasigaye gusenga. Imana yacu itugire neza. Tugiye gusenga. Twasomye irindi jambo twasomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo waho wa mbere. Hanyuma dukunda gusoma, tugasoma ba Yohana babiri, ariko ubundi ni batatu. Tugasoma Yohana umubatiza ari we uvuka kuri uyu nguyu nyine Zakariya na Elizabeth. Tugasoma n'undi Yohana uvugwa mu uyu tusomye, ariko hari undi Yohana uvugwa mu byakozwe n'intumwa ariyo wahimbwe Mariko. Bibiri bakora watangiye na Pawulo urugendo, ikavuga itangira ry'urugendo rwe no kwishimira Yerusalemu no kwenerwa kwe ikarekera aho ngaho. Hakaza ni Yohana dusomye rero. Bibiri ngo ni mwene Zebedayo na nyina Salome. Ikongera ngo ni umwigishwa mwiza Yesu yakundaga. Imana ishimwe. Niwe mwigishwa mwiza Yesu yakundaga. Ni nawe wanditse igitabo cy'ubutumwa bwiza, yandika n'inzandiko uko ari 3, yandika n'ibyahishuwe. Hanyuma mu gihe Yesu yamaraga gupfa no kuzuka, yiyeretse abigishwa be iminsi 40. Ku munsi wa 40 arabicaza ngo agende babwira ibizabaho na misiyo bazakora we amaze kugenda. Ngo ariko ageze kuri Yohana mwene Zebedayo aramurenga, mu Kinyarwanda tuvuga ngo aramucikira, niyagira icyo amubwira arikomereza. Petero kuko yari intyoza atera gatoki arangwa mwigisha kutubwira ibizatubaho na misiyo tuzakora umaze kugenda, ariko si uyu wazaba uwandi. Ngo Yesu abwira Petero ngo Petero gabanya amagambo yawe, uyu nishaka kuzagaruka kiriho ufiki, ragira abana b'intama zanjye. Mbibutse ko turindwa n'amasezerano. Haleluya, turindwa n'amasezerano. Nababwiye ngo isezerano wowe uzasaza upfe, ariko isezerano ntabwo rizasaza. Nitagusohora wowe warihawe, rizasohora ku mwana wabyaye cyangwa risohora no ku mwuzukuru wawe, kuko ryo ntabwo risaza, rihora risirikira iteka ryose. Imana ishimwe. Ngo iri jambo ngo nishaka kuzagaruka kiriho, niryo ryarinze Yohana mwene Zebedayo mu kaga yahuye nako, mu ntambara yarwanye, mu makuba yahuye nayo. Ngo mu karengane kabayeho kakozwe n'umwami Newo, yafashe intumwa zose arazica, bafata Yakobo mutoya bamuhana ku gasongero k'urusengero kubista hasi arashwanyuka. Bafata Barutelemayo bamuhata nk'ikijumba, bamusiga umunyu, bamushyira ku kizuba, amara iminsi 3 arapfa. Abandi uko bapfuye mwagiye mubisoma. Barango hasigaye umwe witwa Yohana, yari amaze kuba umusaza ashomeka itorero ryo muri Efeso. Imana ishimwe. Bamutumaho mubaza ibibazo bibiri. Barango Yohana, urihakana Yesu tukubabarire cyangwa numwihakana tukwice? Ngo ahita yibuka urukundo yakundanye na Yesu. Reka mabwire ijambo rikomeye. Kugira ngo ujye kubona Imana ntuzayishakire mu biguhanza amaso.
uzabanza uyishake mu byo yakoze hari inyuma, bizagutera kumenya ko n'ibyo biguhanze amaso yakoze bya bindi n'ibyo itazabinanirwa. Reka ngasubiremo, kugira ngo ujye kubona Imana ntuzashake kubwira ngo uzaseba, ngo ugiye gupfa, ngo yiri, ngo urasebye, ngo uzabanza uyishake mu nzobe yacukuye hari inyuma, mu karengane yakuyeho, mu rupfu yasibasibye ureba, mu badayimoni yamwaje, bizagutera imbaraga zo kumenya ko n'ibyo biguhanze amaso yakoze bya bindi n'ibyo itazabinanirwa. Imana yacu nishimwe. Ngo rebera Yesu mu byarangiye, ngo nonewe ashyiraho n'umwihariko, ngo atekereza, ngo yibuka Yesu ukuntu yajyaga yicara mu maguru ya Yesu, ngo akamwegeka ku mutwe mu gituza, ngo arababwira ngo nshingiye ku kuntu twabanye n'urukundo yatweretse uwo mwami wacu, sinamwihakana, nimukore ibyo mushaka. Nshuti z'umusaraba, nimukihakane Yesu. Yesu ntiyaduhemukiye, Yesu yaduhaye ijambo. Muri byo yaravuze ngo urantangaza Yesu, we urantangaza. Ukura umuntu muri puberi ukamukarabya, ukamusiga, ukanamwambika, aranga urantangaza Yesu we. Yesu ni intwari, Yesu arwana urugamba akarusohoza. Imana yacu ngo amaze kumuhamya muri rubanda, ngo bafata ingunguru y'amavuta, bashyiramo amavuta, bashyiramo Yohana, ngo baracanira. Kumbi turashimira Yesu akina finali. Mumumpere icyubahiro, buri wese uzabona icano azampere Yesu icyubahiro. Ngo ngo Yesu akina finali, ukira mu ngunguru y'amavuta atangamo Yohana. Abisi baracanira, hari igihe bajya bacanira, hari igihe bajya hari igihe abisi bajya bacanira, bagacanira bakakwita amazina atari yawe, bagacanira kubera ikigeragezo wibereyemo, bakakubwira ko ntacyo uzimarira. Ariko dushimira Yesu, iyo bacaniriye adutangamo. Imana ishimwe, Yesu adutangamo. Ngo baracanira, kumbi ibyari kwica Yohana Yesu yabimaze ubukana, abana nawe mu ngunguru y'amavuta. Ngo abisi baracanira, ngo bajye gupfundura, bumvishe barushye, ngo bajye gupfundura, ngo barebe ko Yohana yaba yahiye. Kumbi turashimira Yesu, Yesu n'umugabo w'intwari. Amavuta arubahana, mu ngunguru y'amavuta basutsemo amavuta matoya baguze, ariko amavuta yarari muri Yohana yari amavuta akuze y'imyaka 3 n'igice agendana na Yesu. Imana yacu ni ishimwe. Aya mavuta matoya baguze yaramutarasifurumye cyangwa se aramuhindura, bajugunyemo Yohana w'umusaza, ngo bagiye gupfundura hazamuka Yohana w'umusore. Azamukana ya magambo twasomye, arango mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose ne wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Ngo agiye kubica mu mutwe, arababwira ngo bakundwa, ubu turabana b'Imana. Haleluya. Ariko uko tuzasa ntikurerekanwa, icyakora cyo uwo niyerekanwa tuzasa nawe. Imana yacu nishimwe. Ngo yitegereze uwo ruboyoboye, ariko uwo amaso yacu yiboneye, intoki zacu zikamukoraho, ariko uwo niwe jambo ry'Imana. Imana yacu habwe cyubahiro, Imana yacu ishimwe. Ngo mu myaka yari afite, yari imyaka yuko batamwemera ko bamwicurwa intoki, ngo bajya kumuta ku kirwa cy'Ipatimo, bagira ngo baburizemo umugambi w'Imana. Umva ijambo rikomeye, nta muntu ushobora kuruzamo umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana wamena igikuta, ariko wowe ugatabarwa. Umugambi w'Imana nta ntwaro za kirimbuzi zakuraho umugambi w'Imana. Nta munyabwenge warwanya umugambi w'Imana ngo ushobore. Nta wize warwanya umugambi w'Imana ngo ushobore, kuko umugambi w'Imana wishakira inzira. Wanaca mu mwanzi wawe, ariko wowe ukagera ku cyo wasezeranyijwe. Imana ishimwe. Ngo bajya kumuta ku kirwa cy'Ipatimo. Kumbi Yesu kuko akina finali, ngo ajya kumutangayo. Yesu agutange mu kibazo, Yesu agutange muri izo ndwara, Yesu agutange mu makuba n'ibyago, Yesu agutange muri urwo rusenyuka, Yesu Yesu akubere byose. Yesu akubere ibyiringiro, akubere umugaba, akubere umuvugizi. Imana yacu itugire neza. Ngo amutangayo, ngo Yohana ahagaze wenyine abuze uko abigenza.
ngo agiye kuva yumva inyuma ye ijwi rihinda nk'iry'impanda. Imana ishimwe. Ngo akebutse inyuma ngo ahabona umugabo wambaye imyenda yera akenyeje umushumi w'izahabu mu ijosi. Ngo arangije amubonye ngo ayikubita hasi amera nk'upfuye. Ngo Yesu ikintu cya mbere Yesu akora abanza kuremesha umutima ubabaye. Ngo Yesu araza aramwegera aravuga ngo Yohana we humura, nimuhumure mu izina rya Yesu. Ndabahumurije kandi ndabakomeje. Dufite Imana ikora. Ni Imana y'abakire ikaba ni Imana y'abakene. Ni Imana yabubatse ikaba ni Imana y'abatubatse. Ni Imana y'abagufi n'abarebare. Ni Imana y'abafite amafaranga n'abatayafite. Ni Imana y'abanyonzi ikaba ni Imana y'abacuruzi. Ni Imana y'ibikara ikaba ni Imana y'inzobe. Ni Imana ishoboye byose. Uyizera wese agakora ibyo gukiranuka, iyo Mana iramwemera. Imana yacu itugire neza. Ni Imana ifata ibitariho ikabishyiraho. Upfa kuba uyizeye gusa, kuko imirongo yose yamaze guhagarara, haba hasigaye gusenga. Ngo aramubwira ngo Yohana, ngo atangira kumubwira bushyashya ara ngo uwiyita Amena, inkomoko y'iby'Imana yaremye. Ukinga ntihagire ukingura, yakinguye ntihagire ukinga. Inyenyeri yaka mu ruturuturu ara ngo dore ndazana n'ibicu, kandi abo bose babikoze bazabona mu maso hanjye. Yohana avuga ngo mbese ko rero urapfuye ugarutse uti? Yesu aravuga ngo Yohana umbajije neza, icyakora cyose narapfuye ariko ubu mporaho iteka ryose. Mfite urufunguzo rwa kuzimu, nkagira urw'urupfu, nkagira urw'ubuzima, nkagira n'urw'ijuru. Ariko ngo none icyo ubona kuri iki kirwa ucandike. Ngo abona urujya n'uruza rw'abantu, ngamwereka itorero, ngabona abo mu mahanga yose, ab'indimi zose n'amoko yose. Ngo Yohana abaza ngo mbese aba ni bande? Yesu ngo nabavuye muri ya mibabaro, bemeye kumesera ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama, ngo bacungurirwe Imana Data, kugira ngo begerezwe intebe y'ubuntu bw'Imana. Tugiye gusenga Imana. Imirongo yose yahagaze, haba hasigaye gusenga. Inshuti zagiye, haba hasigaye gusenga. Nta cyerekezo, haba hasigaye gusenga. Kwa muganga byanze, haba hasigaye gusenga. Mu rugo byanze, haba hasigaye gusenga. Mu mubiri wakunaniye, haba hasigaye gusenga. Mu bana byayoberanye, haba hasigaye gusenga. Mu kazi byayoberanye, haba hasigaye gusenga. Nta buzima, haba hasigaye gusenga. Nta cyerekezo ubona, haba hasigaye gusenga. Ubona imisozi imbere yawe, haba hasigaye gusenga. Dufatanye gusenga, tubwire Imana ngo Mana dushoye gusenga. Yibwiye ngo aha byaranze, aha byaranze nshoye gusenga, aha byaranze nshoye gusenga. Ni Imana yumva gusenga, ni Imana yita ku basenga, ni Imana ikorera mu gusenga, ni Imana ivugira mu gusenga. Ntabwo uzayisanga mu isoko, ntabwo uzayisanga muri gare iteze bisi, uzayisanga mu masengesho. Reka dufatanye gusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana dushoye gusenga, kuko imirongo yose yarahagaze ariko dushoye gusenga. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye kuri Imana ikomeye, kandi uri Imana igira neza, uri Imana y'ubutwari. Sengeye abazakurikirana iyi cano Philadelphia mu izina rya Yesu. Abantu bose bazumvira ijambo bagirire neza, kuko imirongo yose yahagaze, dushoye gusenga. Uri Imana itanga abana, uri Imana yubaka ingo zasenyutse, uri Imana ica intambara zigashira, uri Imana irengera imfubyi n'abapfakazi, uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza, uri Imana isenya indwara, uri Imana yubaka imitima, uri Imana imara agahinda, abafite agahinda kamarwe nawe, ab'intambara zirwanwe nawe. Ndabasengeye mu izina rya Yesu, imbaraga z'Imana nizigende mu mitima yawe. Nanjye narakubonye mu bihe bitandukanye. Enozadidrofariwiz, bagirire neza, nibasurwe n'imbaraga zawe, niwubake imitima yasenyutse, niwubake ibyasenyutse. Abafite intambara mu kazi ndabasengeye, abatakagira ndabasengeye, kuko indi mirongo yose nta cyerekezo babonye, ariko gusenga ni kubohora imigisha ituruka ku Mana. Mu izina rya Yesu twirukanye imbaraga zose zabarwanyije mu bihe bitandukanye, zabarwanyije kandi barase. Turasenze ijambo ryawe rigende ribohore kandi rikize imitima, rikize n'imibiri. Urakoze Mana, ndagushimiye
kuko uri Imana yacu kandi uri Imana ikomeye, uri Imana data wa twese. Buri wese uzakurikirana icano azahabwa umugisha n'Imana kandi uzahindura byinshi ku buzima bwiwe, imbaraga ze zigiye zibana nawe iteka ryose. Nanjye ndagushimiye kuko uri Imana, icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amina, amina, amina. Yesu abaha umugisha. Nitwagerezo Jean Pierre mwavuganaga, mwaganiraga ijambo ry'Imana. Hanyuma ukeneye kumbaza cyangwa se hari icyo udasobanukiwe cyangwa ukeneye ko dusengana, buriya Bibiliya yavuze ngo ababiri barutumwa kuko umwe guhinda aramubyutsa. Nomero yanjye ya telefoni ni 0783 419 74 0783 419 74. Yesu aduhana umugisha. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane.